Izi nama twunda kugira abantu benshi bagiye batandukanye mu by'uburwayi buriho muri iki gihe. Ubu ni uburwayi budasobanutse kandi butumvikana. Kuko kenshi ubaza umuntu ati se wapfuye iki n'umugabo wawe, wapfuye iki n'umugore wawe, akabura igisubizo. Kuko hari benshi maze gufasha muri ubu burwayi cyangwa se muri izi nama tugiye dutanga. Ingo nyinshi zigenda ziyubaka, ingo nyinshi zikubaka mu rwego rwo hejuru. Kandi mu buryo na leta itapfa kubona igisubizo, ariko Imana yacu ifite igisubizo. Yego. Kuko ubwanjye ndibuka ari benshi, hari uwo nigeze kubaza ati se urapfa iki n'umugore wawe, ati ntabwo akinyumva, ati se uramwumva basi. Ubwo muntu twavuganye rwose yafashe inzira yo kujya mu nkiko kugira ngo abashe kuba yabona divorce. Ndamubwira Yes, reka twongere kubaha ikaze mwese abakurikiye Muganga Clement. Nizere ko muri amahoro, nizere ko mushima Imana. Uyu munsi rero n'ubundi twakiriye Dr. Muganga Clement. Hari byinshi atuzaniye, hari byinshi akunda kutugezaho nk'ibisanzwe. Reka mbanze muha ikaze, abanze abasuze mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, ndabashuje, abandi baramukije. Ati tudaherukana, amahoro y'Imana akomeza abane namwe, n'abadeherukana Imana ikomeze turindane mu izina rya Yesu. Amen, amen. Uyu munsi rero nongera ku nshuro ntabara kuko inshuro duhuye ni nyinshi. Ariko abadakora comment na like na share na subscribe byo muzikora rwose ko birakenewe cyane. Kugira ngo abantu benshi tubashe kurokora, benshi bari gushaka guhitanwa n'indwara zigiye zitandukanye. Kuko indwara ziriho muri iki gihe ni nyinshi cyane. Mu nyemerero tuganire ku ndwara ziri kubuza abantu amahoro, ku ndwara iri kubuza abantu ingo zabo. Ugasanga ingo zirahirimye, zirasenyutse, ugasanga nta rutangira. Amadivorce ari kuvuza ubu hanze aha mu buryo bwo hejuru cyane. Ugasanga umuntu arasenya urugo rwe, ntacyo bapfa, ntacyo apfuye n'umugabo, ntacyo apfuye n'umugore. Ukumva ikiri hejuru cyangwa se ikiruta ibindi byose ni divorce. Wowe rero wumva iki kiganiro, wowe wumva izi nama twunda kugira abantu benshi bagiye batandukanye mu by'uburwayi buriho muri iki gihe. Ubu ni uburwayi budasobanutse kandi butumvikana. Kuko kenshi ubaza umuntu ati se wapfuye iki n'umugabo wawe, wapfuye iki n'umugore wawe, akabura igisubizo. Kuko hari benshi maze gufasha muri ubu burwayi cyangwa se muri izi nama tugiye dutanga. Ingo nyinshi zigenda ziyubaka, ingo nyinshi zikubaka mu rwego rwo hejuru. Kandi mu buryo na leta itapfa kubona igisubizo, ariko Imana yacu ifite igisubizo. Yego. Kuko ubwanjye ndibuka ari benshi, hari uwo nigeze kubaza ati se urapfa iki n'umugore wawe, ati ntabwo akinyumva, ati se uramwumva basi. Ubwo muntu twavuganye rwose yafashe inzira yo kujya mu nkiko kugira ngo abashe kuba yabona divorce. Ndamubwira nyemerera tuganire. Nyemerera tuganire, nitumara kuganira urone gutanga ikirego. Umugabo turaganira, ambwira buryo ki arwaye umuvuduko, arwaye diabete n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Ambwira buryo ki umugore atakimwumva, buryo ki yakuwe ku byo kurya birimo umunyu urimo amavuta. Ndangije ndamwegera rwose turaganira kuri telefone, turaganira umwanya munini. Arambwira ati wamuga ko numva ufite byinshi wazanse tukaganira. Izi ndwara tuvura rero cyangwa se ubujyanama tugira abantu, bisaba kwegera umuntu ukamuganiriza. Bisaba kwegera umuntu kandi mukaganira iby'ijambo ry'Imana rivuga, kuko Imana niyo muhuza w'abantu. Abantu iyo basenye ingo bitewe n'imyumvire yabo, iyo begereye ufite ijambo ry'Imana, ufite kuri kw'Imana, abantu bumva Imana, Imana nayo ikagira gute ikabumva. Uyu muryango narawegereye turaganira. Umugabo mubwira ko uburyo ati nta muvuduko arwaye, ahubwo ari stress bitewe n'ibyo afite mu muryango we. Kuko naramubaje nese mu rugo rwawe nta mahoro ufite, ese abana bawe bafite amahoro, aho bashatse bafite amahoro? Ati ntayo bafite, tibarananiranye nabo barananiwe. Namugana rero iki kibazo ufite si ikibazo cy'uko umugore yakunaniye, ahubwo ni ikibazo kiri mu muryango wawe, ni ikibazo cy'uko hari uwifuza yuko urugo rwawe rwasenyuka. Nyemerera tuganire, nyemerera amatsiko ashire ku kibazo ufite, kandi urugo rwawe rukomeze rusigasirwe. Uyu mubyeyi simvuze amazina ye, ndamugize ibanga, namuzigamye. Ariko uyu mubyeyi naje kugiwe turaganira, ngiwe turasenga, tumaze gusenga dutembera inzu ye dusenga, nsaba umugisha rwose. Ubwo urumva umugabo yari afite icyumba cye aryamamo n'umugore afite icyumba cye aryamamo, bategereje kuzakora divorce bakagabana bagatandukana. Tumaze kuzenguruka iyo nzu, twagiye no hanze muri iyo nzu ya negisi bari afite hanze, nsanga rwose inzu ifite ikibazo.
usanga hari ahantu haguyemo ku buryo watereka nk'ikibindi ntigihirime cyangwa se waterekamo igicuma n'ikibe cyahirima. Ndabona se ahantu waguze iyi nzu ahantu hameze gutya ntihari hameze gutya. Ndavuga nti ibintu ntago mbyize, ahantu hameze gutya ntago mpizeye. Nyemerera ucukure zana ipiki cyangwa se majagu ucukura ahantu turebe ikihishe inyuma, kuko narahageze rwose umwuka w'Imana anyemera kuba ntaharenga. Barazana turacukura, tumaze gucukura dusanga harimo akabindi k'iminwa ibiri. Ako kabindi twakavanyemo, nabona akavanimo akajugunye nyuma y'isambu ye, akubite nko kwibeka amenagurike, akigafata kikavanamo rwose, atangira kwishimagura, atangira kuvanamo imyenda. Nibwo mufashe mu bitugu, turasenga, twambaza iyo mu ijuru. Imana ihosha abadayimoni n'imyuka mibi, nibo barateye uwo muryango, nibo babuzaga amahoro uwo muryango. Ubwo maze gusenga aragafata aragenda arajugunya, turongera turasenga, dukoresha na ya miti Imana yaduhaye kuri ubu butaka rwose, tuyitera tuyinyagiza muri iyo nzu, amahoro arongera arahinda, umuryango urongera mu muryango. Unyemerere wowe wumvise iki kiganiro, wumvise aya makuru y'uburyo ki umuryango wari umeze, wari umerewe, nawe urebe mu rugo rwawe bimeze gute, mu rugo rwawe biterwa n'iki kuba nta mahoro. Wa mugabo kuba utaha ukabuza amahoro umugore n'abana, wa mugore kuba utaha ukaba wabuza umugabo amahoro n'abana. Nyemerera wicare wumve iki kiganiro neza, kandi wumve n'iyi nkuru nshishijeho mu buryo nahuye n'uwo muryango, numara kumva iyo nkuru neza, nzi neza ko nawe urugo rwawe ruragenda neza, nzi ko urugo rwawe ruragira amahoro. Ngira ngo ibimenyetso akenshi nabivuze by'uburyo ki umuryango ubuhumanye, nabivuze muri video zatambutse, uburyo ki bumva ibintu hejuru y'inzu bimeze nk'imicanga, ubona amapusi ya buri gitondo na buri mugoroba, cyangwa waba ugiye mu kazi ugahora n'ipusi iri kwambukiranya umuhanda. Ushatse rwose gihora n'iyo pusi iri kwambukiranya umuhanda, jya bisura mu rugo wiryamye cyangwa wicarire, ntujye mu kazi, kuko amafaranga wakorera kuri uwo munsi ntacyo yakumarira, ushobora no guhura n'impanuka, kuko Imana iduha umuburo, abwo imiburo ntabwo tujya tuyumva, ukibaza n'impamvu utahuye n'ikindi kintu ugahura n'iyo pusi purito. Munyemerere mujye mwumva ibiganiro neza, kandi ubikurikire, numara kubikurikira nawe ubwawe wigenzure. Numara kwigenzura uzabona ko ari ukuri, kandi uko kuri haboneka igisubizo bitewe n'uburyo ki wabonye urwaye iyo ndwara. Reka ngaruke kuri ibi bya divorce by'abantu baba bashaka amadivorce, ugasanga nta mpamvu ifatika yatuma wowe ubwawe usenya umuryango wawe. Ugasanga uratashye ngo umugabo ngo ataha bwije, ngo atahira mu kabari, kandi yari asanzwe ari umuntu ukijijwe, yari asanzwe ari umuntu usenga, ugasanga agiye mu kabari inzoga zaramwishe. Ugasanga nawe ubwawe utangiye kujya utuma ati munzanire njye nywera ahangaha mu rugo, ugasanga birakuze nawe ugeze mu kabari. Nuvuga ngo bo ni abadayimoni baba bageze mu muryango. Abadayimoni bageze mu muryango rero bagatangira kubanywesha inzoga, bagatangira kubacyura igicuku. Ugasanga abadayimoni bari gutuma umubyeyi ntakimenya abana, ntakimenya umugore. Ujye umenya ngo abadayimoni batatse umuryango wawe, kandi igisubizo nta kiri, ni ukugira ngo urugo rwawe rusenyuke, ntugira ngo rwawe rukurweho. Igisubizo cya byose gituma umuryango umera neza ni uko ibyo bintu bihagarikwa, kuko harubura ahumanya uwo muryango wawe. Uwo muntu uhumanya uwo muryango wawe ntago wamumenya, kuko Imana nizi byose, nigena byose. Ariko nawe ubwo nukukizoza nama nguhaye, Imana izakora icyo kintu, numara kukivanaho uwo muntu ukora ibyo bintu azakorwa n'isoni, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo hanze hazambwa n'abarozi. Aho ni mu byahishuwe, mu kuva akatubwira uburyo ki Imana izirukansa abarozi ku gasozi, kandi irindi somo rikatubwira ngo umurozi kazi agomba gupfa. Imana rero yavuze iryo jambo nuko yari izi yuko abarozi bazabaho, na Yesu ubwo yatumaga intumwa 12 yarazibwiye ngo aho muzajya ntacyo bazabatwara. Yarazi ko abarozi bazabaho, yarazi ko abahumanya bazabaho, yarazi ko bazabica bazabaho. Nuko nawe aho uri hose ugerageze kwiyitaho, cyane cyane usenga Imana yo mu ijuru ikaguhishurira uburyo ki ugomba kubona umuti uvanaho ibyo bintu byose, kandi umuryango ukamera neza. Divorce ntabwo ari wo muti w'ikibazo, divorce ntabwo ari igisubizo. Divorce ni ugusenya, kandi umaze gusenya gutyo ukavuga ngo reka utandukane n'umugore uzashaka undi mugore, reka utandukane n'umugabo uzashaka undi mugabo. Aho uzajya hose uzasanga ari uko bimeze, ahubwo ugasanga uri kujya hasi yaho wari uri. Nyemerera rero wowe wumva iki kiganiro ukurikira inama nkugira. Inama nkugira nuko wakurikira ibiganiro byose twagiye dutanga kuri YouTube Muganga Clement. Uzajya uhabonera ibisubizo, uzajya uhabonera umuti, kandi uzajya uhabonera n'urukingo. Imana y'amahoro ikomeze bane namwe mwese mu izina rya Yesu.
murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka kwa muganga Clement, nizere ko muri amahoro, nizere ko mumeze neza. Ese ntiwaba utarakora subscribe, nyemerera ubikore kano kanya, unaduhe comment yawe, bari ingenzi. Murakoze, Imana ibahe umugisha.